Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane muraho. Twari tubakumbuye hari haciyeho iminsi, nanone kandi ni Pasiteri Bagaragaza Innocent ndabakunda. Turongera kubaha ikaze kuri kamera za channel yacu Imigabane Ibiri TV. Turabakunda. Ubushize duherukana tuvuga ku rubyaro, dusenyera urubyaro, tuvuga ku mugisha w'urubyaro rw'ubutsinzi, tuvuga ku rubyaro rwacu uburyo Imana yakinguye imiryango kugira ngo twakiriwe umugisha mu butsinzi bw'urubyaro, gutsindisha urubyaro mu bihe bikomeye, ukabona Imana irambuye ikiganza mu rubyaro rwawe. Rero n'ubundi turagarutse, iki ni ikigisho cya kabiri gifatana na kiriya cya mbere twabanje gutambutsa, kivuga nanone ku rubyaro. Urubyaro ni isezerano rikomeye. Umuntu wese yubatse umuryango aba akeneye kubyara, kandi Imana yabishyizeho, kandi ibiduheramo umugisha. Iravuga ngo ku rubyaro rwawe, yabwiye Aburahamu ngo ndaguhagurukije muri buriya Bakarudaya, nzaguha umugisha. Urubyaro rwawe, ivuga ku rubyaro rwe. Ibwira Isaka ngo urubyaro rwawe, ibwira Yakobo ngo urubyaro rwawe, ibwira Isirayeli ngo urubyaro rwawe. Imana ihora ivuga ku rubyaro rwacu. Urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi. Ku nshuro ya kabiri turagarutse, turasoma icyanditswe kiri hano mu Bacamanza. Reka mbabwire, bantu bari muri Canada, bantu bari mu Bufaransa, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri Utah, turabaramukije mu izina rya Yesu. Turabaramukije, Uwiteka abaduhere umugisha ukomeye cyane. Rero turaramutsa abantu bari muri Suwede, twahoze tuvugana ejo, kandi mwarakoze ku byo twavuganye, ni byiza cyane. Turacyategereje ko bishyirwa mu bikorwa nk'uko mwabyifuje. Nta nubwo ari ibanga, basabye ko twagirana amasengesho tugahurira kuri Zoom, ariko dutegereje ko abantu biyandikisha tugahuza iyo gahunda, noneho tugategura n'umunsi wo kuzajya tugira amasengesho nk'uko mwabisabye. Ntekereza ko byaba n'igisubizo ku bandi. N'umwe tukaba tuvuga ngo rimwe mu cyumweru tugira amasengesho, bizaba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Imana ibaha umugisha. Turasoma iki cyanditswe kiri mu Bacamanza ibice 11, haravuga ngo Yefuta atoranyirizwa kuba umucamanza wabo. Umurongo wa mbere, nuko Yefuta w'Umugileyadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi yari umwana wa maraya, kandi Giligali niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu, aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi, bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisiraheli, nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Gileyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuka ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati, mbese simwe mwanyirukanye? Mbese simwe mwanyanze? Simwe mwajujubije? Kandi avuga aya magambo ngo simwe mwanyanze mwanyirukankanye, yarabonye icyo kuvugiraho. Reka mbabwire, hari igihe umuryango ugira abavandimwe ariko badahuje ababyeyi. Ariko ntabwo tushaka kuvuga ko ahari yaba intambara yatuma uyu muryango utaba umwe. Munyumve neza bene data. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo urubyaro rw'isezerano mu butsinzi ntabwo bivuga ko abantu baravutse bahuje ababyeyi. Hari abana benshi bavutse nka Yefuta, baravutse ahari ntibakomeza kubana n'ababyeyi babo bombi. Ibi nibyo byabaye kuri Yefuta, ngo yabyawe mu buryo bw'ubumaraya. Nyina ni maraya, Bibiliya irabyerura ngo nyina yari maraya. Ariko maraya ibyara umuhungu w'imbaraga. Maraya ibyara umwana ufite w'isezerano ry'Imana. Maraya ibyara umwana ufite umugabane w'ubutsinzi. Reka nkubwire, abana benshi bafite igikomere cyo kwitirirwa inzira bavutsemo, kubera ko ababyeyi batabanaga. Hari ukuntu abantu bagiye babyara abana hanze y'urugo rwabo, mbere yuko bashakana cyangwa se na nyuma yuko bashatse. Bijya bibaho, sibyo ngira ngo tuvugeho. Turimo turavuga ku rubyaro no kugira ngo twakire umugabane w'ubutsinzi mu isezerano ry'urubyaro rwacu. Yefuta bene se baramwerurira, baramubwira bati, reka tukubwire, burya ntabwo duhuje mama. Bati, ntabwo duhuje mama, nitugushaka
cyangwa se ntabwo duhuje data, iki gihe hari ababibwira abandi. Reka nkubwire, byatumye ngo agira umutima wo kubura ahagana, asohoka mu rugo yirukanywe na bene se, baramubwira ngo uwabyawe n'undi mugore, bamwirukana mu muryango. Efuta arasohoka, asohoka adafite uwo asanga, asohoka adasanga umuryango, ajya ku muhanda, aba mayibobo, ngo asanga hari n'abandi bana nabo batawe muri ubwo buryo, babaye ibirara muri ubwo buryo, barihuza, bari mu mutwe w'inguguzi, mbese umutwe wo kwirwanaho, ngo bakajya batera abantu, bakambura abantu, bakora umutwe urwana, bakora umutwe uteye ubwoba. Noneho rero ikintu cyaje kubaho, abantu b'i Gileyadi baje guterwa, baterwa n'Abamoni, intambara ziravuka, ngo basanga badashobora kubarwanya, ariko bari baramenye neza yuko umuntu bafite mu muryango nubwo bamwirukanye ari Yefuta, amakuru yari yarabagezeho, ariko umunsi bari bataragira ibibazo, bari bataramenya ko bagomba kumugarura mu muryango. Umva icyo Bibiliya ivuga. Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati, mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwanya Abamoni, nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye i Gileyadi bose. Reka nkubwire, Yefuta yarakeneye kuba mu muryango we nk'umwana mu rugo, azi ikigeragezo cyo kwangwa na bene se kuko badahuje umubyeyi umwe. Umwana asohoka yanzwe n'amaraso akomoka kuri se, yangwa n'abavandimwe kubera ko nyina atari ahari. Haleluya! Reka mbabwire, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ntabwo nshaka kuvuga ko atari n'abagabo bafite umutima wo kwita ku bana cyane, ariko iyo nyina haba hari isuku byari kugenda, ariko nyina ntiyari ari mu rugo, nta kindi yagombaga kubikoraho. Uyu munsi dufite ababyeyi bafite abana barimo barera bonyine, kubera ko baje mu buryo bumeze gutyo bwa kimaraya. Ariko ndashaka kubabwira ngo ntabwo abana banyu ari abamaraya, abana banyu n'abisezerano, bafite isezerano ry'ubutsinzi. Ndetse na Yefuta uyu yabaye umuntu udasanzwe. Aravuga ati, niki gituma muza kunshaka? Niki gituma mumpiga? Mbese ntimwanyirukanye? Baramubwira ngo reka tukubwire, nitumara gutsinda Abamoni uduhaye ku ntsinzi yawe ku mbaraga zawe, uzaba umutware wacu, wongere ube n'umutware w'abantu b'i Gileyadi bose. Ikigeragezo cyavuye mu kwirukanwa, yagarutse atakiyobora abo mu muryango w'iwabo, yagarutse ayobora akarere kose, yagarutse ayobora igihugu cyose, yagarutse ayobora abo mu bwoko bw'iwabo bose. Kubera iki? Kubera ubutsinzi bwari ku buzima bwe. Reka nkubwire, umwana aravuka ariko utazi ibizamuba hejuru. Niyo mpamvu mw'ababyeyi mwe mukwiye gushyira amavi hasi, mugasengera abana banyu, mukita ku bana banyu, mugahaguruka kugira ngo bashobore kugabana umugabane w'Imana yabavuzeho batabizi. Kenshi hari abantu bajya babyara abana Imana yabavuzeho, cyangwa se nawe ufite ibyo wabatuyeho bari mu nda, murabizi, mutangira kubaha amazina, mutangira gutegura ko muzababyaraho muzabyarira, kandi ni byiza cyane. Irya myiteguro yose mukora mu gihe mutegereje uriya mwana, ntimukarekeraho umwana yabonetse. Anniversaire ntikabemo keke yonyine, oya, umunsi w'amavuko ntukabemo birya gusa, jya uzana muri isezerano ry'ubuhanuzi ku buzima bw'uwo mwana. Nimba hari umutambyi ufite, nimba hari umutambyi muziranye, umusabe muri bya birori, muri wa munezero, nubwo abana ari bato, agira ijambo yatura ry'ubuhanuzi, yatura ijambo ry'ubutambyi, kugira ngo Imana iherekeze icyatuwe ku rubyaro rwawe. Haleluya! Yefuta baramugarukiye. Yefuta arababaza ati, nimunsubiza iwacu nkarwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka we umuhamya hagati yacu, nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta aherako ajyana nabo, arahaguruka ajyana nabo bajya i Gileyadi. Nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware w'Imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Yari arimo ahiga umuhigo, yari arimo abwira Imana, aravuga ngo ubwo bashubije mu muryango nkaba ngiye kurwana n'Abamoni, ariko ikintu natakaje nzakibona mu kurwana. Reka nkubwire, agakiza tubona ni isezerano ry'ubuntu Kristo yatanze ku musaraba. Ariko reka mbabwire bene data, mu buzima bw'umubiri tuba mu rugamba, mu buzima bw'umubiri tuba ku ntambara, mu buzima bw'umubiri dutanga ibitambo, mu buzima bw'umubiri turahaguruka, mu buzima bw'umubiri hari ibikorwa.
Yefuta iyo ataza kugira impano yo kurwana yari gutakaza gakondo y'iwabo. Yefuta iyo atagiriye impano yo kwimenya yari gutakaza umugabane wose. Ariko kuko yariho feva y'Imana, yari ariho ubutsinzi bw'Imana, ariko mukasa ntiyabimenye. Ariko urashaka kumbwira ngo iyo mukasa aza kumenya ko uyu mwana ariho amavuta yo kuzatsinda Abamoni, ariho amavuta yo kuzatabara igihugu cyabo, yari kumwirukana? Yari kumwirukana? Wa mudamu we, witondera uwo mwana wanga ngo umugabo wawe yabyaye hanze. Uwo mwana umukundi, uwo mwana umugira uwawe, uwo mwana umusengere, uwo mwana umwatureho ibyiza, ukingura imiryango, unibutse se ngo uyu mwana ko tutamuheruka, turamukumbuye. Lasa abeli mandre. Uyu mwana iyo mukasa aza kumenya ko ari uzabatabara, iyo aza kumenya ko ari ufite insinzi mu kiganza we, elesi limandre. Reka nkubwire, hari igihe abantu baciteka bakavuga ngo urubyaro rwawe rwarakunaniye kubera kubona bari mu biyobyabwenge, kwa kubona bari mu businzi, banze kwiga, bafite ukuntu bitwara. Ariko ndaguhanurira ngo urubyaro rwawe nubwo ruri mu nguguzi, nubwo ruri mu nguguzi z'abanywa kore, nubwo ruri mu nguguzi z'abanywa mugo, nubwo ari mu nguguzi z'abanywa ibiyobyabwenge, ariko hari isezerano ry'ubutsinzi rimuriho. Tugiye kumukurura, tugiye kumukura mu nguguzi. Hari umugambi umuhamagarira mu muryango, hari ikimana imushakaho mu muryango we. Adibelasila, haleluya. Hari ikintu Imana ishaka kuri uyu mukobwa, ave mu busambanyi aze mu muryango, abere umuryango umugisha. Dobile ya sele mondrene. Hari ikintu Imana ishaka kuri uyu muhungu. Alasi, ntabwo abana bawe bazahora bafungwa nk'ingufuri kubera ibiyobyabwenge n'urugomo. Mama wicogora, reka nkubwire. Haguruka ujye imbere y'Imana. Yefuta yitangiye umuhigo kuko nyina atarahari. Yefuta yitangiye umuhigo kuko se atarahari. Arababwira ati reka rero mbabwire, nimba mushuje watsunkanesha ngo abivugira imbere y'Uwiteka. Arangije ariherera abwira Imana ngo Mana, ngiye kuri uru rugamba kugira ngo subire muri gakondo y'iwacu. Oh haleluya. Ngiye muri uru rugamba kugira ngo ngaruke mu muryango natakaje. Ngiye kuri uru rugamba kugira ngo nongere kugaruka mu muryango wanjye. Babinyemereye nabisinyiye, ariko sinshobora kurwana ngo nese tutari kumwe nawe Mana. Umva umwana wari ufite impano y'ubwenge, umva umwana wari ufite guhumekerwa n'Umwuka Wera, ngo arasenga abwira Imana ngo Mana, uru rugamba ntuma kurutsinda, uru rugamba ntuma kurunesha, nkabona ngarutse iwacu amahoro. Ikizasanganira bwa mbere iwanjye nzakigutambiraho igitambo cyoswa. Wigeze utanga igitambo ku rubyaro rwawe? Wigeze utekereza ko ukwiye gutanga igitambo ku rubyaro rwawe? Ushobora kuba uyu munsi ubona ari byiza, ariko reka nkubwire, igitabo cy'Itangiriro Imana yabwiye Satani ngo ikize urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'umugore. Abana bacu bavukira mu rwango rwa Satani, bavukira mu rwango rw'abadayimoni. Niyo mpamvu mu mikuriro yabo Satani abataka akabateza ibitero. Reka nkubwire, tabaranya hakiri kare, tabaranya hakiri kare. Oh la celebele, tabaranya hagurutse igitambo cyawe ku rubyaro rwawe, hagurutse igitambo cyawe ku bana bawe, kugira ngo aya mateka yubakwe bushya, kugira ngo aya mateka ahinduke. Yefuta nawe yishakiye igitambo, abwira Imana ngo Mana, ikizasanganira iwanjye bwa mbere mvuye ku rugamba naruguyeho, nzakigutambiraho igitambo cyoswa. Yefuta uyu mu buzima yabayeho, yeze imbuto zo mu buzima yabayeho bw'ubuzererezi. Nawe yari yarabyaye umwana, ariko amubyara nk'uko nawe yavutse. Hari karande zikurikirana imiryango, abana bakabyarwa nk'uko n'ababyeyi babo babyawe. Iyi karande tugomba kuyica. Ariko se hagurukana igitambo cyawe, totale belra. Reka nkubwire, niyo wakubaka ama etaje uri mutakaza urubyaro, niyo wagira amadege uri mutakaza urubyaro, n'ibyo wabigisha byose uri mutakaza urubyaro, bikarangira biyahuye abandi babaye. Oya, hagurukana igitambo cyawe. Igitambo kiravuga, igitambo cy'urubyaro kiravuga wa mubyeyi we, igitambo cy'urubyaro kiravuga wa mugabo we. Haguruka n'igitambo cyawe, wihaguruka byacitse, haguruka bikiri bizima, haguruka bigishoboka, haguruka abadayimoni batari kusanga ngo babe igitero cy'inganzamarumbo mu rugo rwawe. Ariko nawe byageze ku urwo rwego, birashoboka. Yefuta yishakira igitambo, abwira Imana ati nimva ku rugamba nzahita nyiguhereza. Yari yarabyaye umwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa yaravutse nk'uko se yavutse, nawe avukira muri ako kavuyo, avukira muri izo ntambara, avukira muri urwo rwango. Umwana atamubaza ngo ariko sogokuru ninde, nyogokuru ninde, ese mama wawe ukubyara ninde? Uyu munsi hari abana bafite amazina biswe kugira ngo babahuzishe imiryango, kuko imiryango yitiranwa amazina afite uko akurikirana. Uyu munsi hari abana bazi ko basaza ba nyina wabo ari bo base,
kubera ko base babihakanye. Uyu munsi wa mubyeyi we uzibanga riri ku mwana wawe, umwana wawe uzibanga rimuriho, urabizi nimba waramuhishe se kubera igikomere yaguteye, ariko hari umuvumo uri bumugendeho. Uyu mwanya nyemerera unyumve, uri muri Amerika nyumva, uri Canada nyumva, Australia nyumva. Rasebele, Imana yavuganye nanjye gusengera urubyaro, Imana yanugurikize ku rubyaro rwawe, Imana yantumye ku rubyaro rwawe. Reka nkubwire, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo oya, umva ibi neza. Urubyaro rwawe rugomba kubohoka rukajya mu isezerano ry'ubutsinzi. Yefuta yari yarabyaye umwana w'umukobwa, ntabwo yari azi ikizamusanganira. Yavuganye umubabaro avuga ikintu gikomeye, yavuganye umubabaro avuga ikintu cy'agahinda. Aravuga ngo Mana nimbona nesheje igituma ngaruka mu muryango. Hari abadamu bakeneye kunesha igituma abana babo bemerwa aho bavuka. Haleluya we! Mwa badamu mwari muhagurukana igitambo, abana banyu bemerwa aho bavuka, babona umugabane wo kwase, babona umugabane wo kwase wabo, babona umugahara sabelemo. Hagurukana igitambo, haguruke. Kubera iki? Yefuta yishakiye igitambo mbere yuko ajya mu rugamba. Umwana we yari umukobwa atazi riva n'irizima, ari mu rugo. Umugabo ajya ku rugamba amusize, ntumbaze uwo yamusigiye, ariko ngo ari umukobwa yakundaga. Yefuta yari nka generali, yari yubashwe cyane muri abo bagenzi be, bari mu mutwe w'inguguzi, bari mu mutwe wo kwirwanaho, ariko afite agahinda k'umuryango yatakaje, afite agahinda k'abavandimwe bamwaze. Baramubwiye ngo burya uri uwundi mugore. Reka nkubwire, uwundi mugore ariho isezerano ry'ubutsinzi. Emera mwongere musabane kugira ngo umugisha wanyu wururuke. Yefuta magaruke, agaruka urugamba rwagenze neza, agaruka urugamba yarutsinze. Ngo agihinguka biravuga ngo umwana wamusanganira afite amashakwe, ngo abyina avuga ati papa aragarutse. Arabyina aravuga ati papa nongeye kumubona, hirya y'intambara atiyemo nongeye kumubona. Aramuhobera, umwana yishima asarira amarira ya kabiri. Reka nkubwire, ngo ararira atatamura umwenda w'umwana, aramubaza ati papa ko tutaherukanaga waragiye ku rugamba ukabugarutse amahoro, niki gitumurira? Arambwira ati mwana wanjye ngize agahinda gakomeye kubera ko ngize umubabaro ntigeze ngira kuva natangira intambara, kubera ko navuganye n'Uwiteka mubwira ko ikizansanganira mvuye ku rugamba nesheje nzagitambira Uwiteka igitambo cyoswa. None mwana wanjye ni wowe uje. Umwana byumva vuba kuko yahoraga yumva amaganya ya se. Abwira se ngo papa umva we, ati reka nkubwire papa ndagukunda. Ubwo unesheje abanzi bawe ukaba utsinze ikizami washyizweho n'umuryango we kugira ngo wongere kuwubona, nyemerera umpameza abiri njye kuririra ubukumi bwanjye mu misozi na bagenzi banjye. Nzagaruka untambe igitambo cyoswa, ariko usubirane umugabane watakaje. Umwana yahindutse igitambo cyo kugira ngo asabane umugabane yatakaje. Dore kire masayini, Bibiliya ivuga mu gitabo cyo kubara, Imana yari yarabwiye Abayisiraheli ngo ntibazigire batamba igitambo cy'umuntu, ariko kuko Yefuta atarerewe mu rugo rw'ababyeyi ntabwo yabimenye. Ariko agahinda yari afite. Reba umuntu w'umugabo kumara amezi abiri azi ko umwana ari mu marira, umwana akarira amezi abiri sarya akarya. Wa mugabo reka nkubwire, umwana akarira amezi abiri urya ukaryama waramubyaye. Kugira ngo wishyire minirivare ni uguterura komite zose z'igihugu, iz'akagari n'iz'umurenge n'iz'umujyi, noneho na perezidansi basigaye bayihamagarira kugira ngo ufashe umwana wawe, kugira ngo wongere wakire umwana wawe. Ubu inteko y'abadepite yicare, wa mugabo we, wa mugore we, ubu kugira ngo umwana yongere kukubona nka papa we, guverinoma yicare. Reka nkubwire, wa mudamu we, hagurukana igitambo cyawe. Yefuta yarakishakiye, ariko we gishakira abana bawe. Wa mugabo gishakira abana bawe. Aramubwira ngo nimva yo mu mezi abiri uzantambe igitambo cyose, ariko usubirane gakondo y'iwanyu. Biravuga ngo Yefuta araza aricara araryama, umwana arira amezi abiri. Ariko rero wa mugabo we, umwana warimo ararira ariza imyaka ingahe? Wabujye ubwana urira akarira minirivara, akarira ibyo kurya, akarira. Hari nabo njyanumva ngo batagira kandi base bafite amafaranga, murayafite murayabitse. Abagore nabo bahagurutswemo n'undi mwuka ngo nguriya ngo ni umwana ngo w'ishyari. Reka nkubwire, birashoboka ko umwita umwana w'ishyari, ariko n'umwana w'umugisha, afite ubutsinzi,
afite ubutsinzi mu kuboko kwe, afite ubutsinzi ku birenge no ku maboko no ku maso, Imana iraza kumwerekana mu buryo bukomeye. Reka nkugire inama rero. Efuta yakira umwana nyuma y'amezi 2. Inteko y'abagabo iricara, habura uwamugira inama. Umva abagabo bari kumwe nabo. Umugabo arahaguruka akicara mu bandi bagabo, agatanga inka, akagaba, akanywa, akasinda, akajya. Umwana we atiga kandi ari umwana we. Yefuta nawe yamaranye n'abagabo amezi 2 bakomeye b'abaofisiye, asangira nabo, bagiraga gahunda z'ibiganiro, bakavuga uko batsinze urugamba, akavuga icyo yahiguye. Habura umugabo n'umwe umugira inama ati waretse tukajya imbere y'Imana tukabaza abatambyi tukamenya ko uyu mwana agomba kugaruka mu muryango. Hari abantu rero biyemeje ngo kwibera abatambyi ku giti cyabo. Mwegera abakozi b'Imana tubabwire icyo Imana yadutumye kugira ngo urubyaro rwanyu ruve muri Gehinomu, urubyaro rwanyu rugiye kurimbuka. Tore Sarebelile yari umwana wa Maraya ariko ufite ubutsinzi. Uyu munsi hari abantu bafite igikomere cy'abana bafite bitwa abana ba Maraya, ariko uyu mwanya wa mudamu we nyumva. Uca handi mu gikaro mvugisha, uca muri komete mvugisha nkwereke isengesho turi busenge. Erega mwitwima ni mube hafi kugira ngo tubafashe kurokora ibyashaye mu isayo gahinda gasaza. Igitambo kiravuga. Yefuta yitangiye igitambo, nubwo yatanze igitambo kimutera igikomere, ariko ngwino tukwereke inzira yo gutanga igitambo kizima kikubyarira umusaruro. Urubyaro rwawe rufite ubutsinzi, urubyaro rwawe rufite isezerano, urubyaro rwawe rufite umugisha. All billion the state line. Raho ntabwo Efuta ise yigeze amukurikirana, ariko Imana yaramukurikiranye. Nubwo so yakonze ntagukurikirane, Imana irimo iragukurikirana wa mwana we. Reka mvuge ngo Imana ibahuze na so, Imana iguhuze na mama wawe, Imana iguhuze n'ababyeyi bawe. Wa mudamu uri murizwa nuko umwana yanzwe n'imiryango, Imana iramukunda. Datale hagurukana igitambo cyawe, hagurukana igitambo cyawe, uhaguruka kubw'urubyaro, uhaguruka kubw'umukobwa wawe, haguruka kubw'umuhungu wawe. Satani agomba kumurekura akava mu mutwe w'inguguzi, kuko ni isezerano ry'ibyishimo byawe. Uyu mwana ngiye kugusengera, umwana we mugomba kuba inshuti, umwana we mugomba kumvikana. Wa mugabo we haguruka ugabana umugisha gusabana n'urubyaro rwawe. Wa mudamu we haguruka wakira urubyaro rw'amaraso y'umugabo wawe. Wa mudamu we haguruka wakira amaraso y'urubyaro rw'umugabo wawe, kugira ngo aba bana babe umuryango umwe bakundanye, kuko ni isezerano ry'amaraso y'umugabo wawe. Reka nkubwire, hagurukana igitambo cye dusengera uwo mwana. Joabiria doreka seremar. Ndimo ndavuga ubutumwa, ndimo ndahanura, nkabona uri murarira, urabyumvise ugiye mu cyumba urarize, ndabona urira, ariko reka nkubwire, uri murabohoka, urubyaro rwawe rurabohotse, urubyaro rwawe rurahagurutse, urubyaro rwawe Imana iraruhamagaye. Dobalia somoredre, izina ribi riravaho. Uwari umwana wa Maraya yabaye umugabo w'ingabo zikomeye, uwari umwana wa Maraya, uwari umwana wo mu nguguzi yabaye umugabo w'igitangaza. Nubwo yabanye n'igikomere cy'uko umwana wapfuye, Bibiliya iravuga ngo Imana ihagurutse abakobwa bose bo muri Israeli, guverinoma iricara imenye cyabaye, iravuga ngo ntibizongere, ngo bashyiraho ikiriyo 4 mu mwaka, ngo abakobwa bakajya bibuka umukobwa wa Yefuta. Haleluya. Reka nkubwire, reka dusenge, nyemerera dusenge. Ariko igitambo cyawe ku rubyaro rwawe hari ibyo kigomba gukuraho, hari bigomba kuremeka, kuko Satani byatambyeho ibitambo. Ibyo ugiye gutamba mu kwizera kubw'Imana, kubera Imana yawe, kubera Imana ishobora byose, biraza guhindura byose. Urubyaro rwawe rugomba kugaruka mu isezerano ry'ubutsinzi. Reka dusenga Imana. Data mwiza Uwiteka, ndasengera uyu mubyeyi urira ngo umwana we agabana umugabane wo kwa se, dore yaranzwe, baramubwira ngo n'uwundi mugore. Ariko mwami ufite urukundo rumukunda, rugomba kumwereka kabavandimwe. Reka Mana we kuzahuza uno muryango kubw'intambara nk'iza Yefuta, reka we kuzongera guhuza uno muryango kubera amakuba n'ibyago. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndasengera abana zone belle sele mondra, ndabahesha umugisha wo kongera kuba umuryango umwe. Kandi ndasengera abadamu bari kurizwa n'urubyaro rwabo, ngo Mana bahoza amarira. Aba bagabo bari kurira barira n'abana basigaranye abagore barabataye, ndabasengeye ngo nibabone itsinzi iri mu rubyaro rwabo, nibabone ibyishimo biri mu rubyaro rwabo. Do latsi kole mandrene, ikiganza cy'Uwiteka kibabeho. Imana ibahereza umugisha.